reka tujye mu ikipe ya Arsenal. Mikel Arteta akomeje kugarizwa n'imvune muri iki gitondo, nawe Ben White ntihagaragaye mu myitozo muri full training. Ntihagaragaye Kai Havertz, ntihagaragaye Madueke, ntihagaragaye Jesus, ntihagaragaye Ben White, hagaragaye Hincapi, hagaragaye Pierre Hincapi. Hincapi yakoze imyitozo uyu munsi rwose. N'umukino biteguramo Fulham nabonye byahuriranye bigera ababonye mu kanya ku rubuga rwa Arsenal, byahuriranye yuko amakipe yaba Fulham igiye gukina na Arsenal kuri uyu wa gatandatu, mu gihe aribwo ku munsi w'ejo mu mikino ya NFL ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikipe y'umuherwe wa Fulham izaba ikina n'ikipe ya Kroenke. Bagendaga bababaza bati ba Arsenal mushyigikiye iyi ekipe ya Star Kroenke ya NFL. So Mikel Arteta kuri izi mvune be nibyo afite squad, ariko uko bwije nuko bucyarimo aratakaza abakinyi, we biraza kumworohera kwitwara neza mu mvune nk'izi ngizi. Harimo urabona harimo imvune yego, ariko zidakabije zidakanganye ku bakinnyi navuga ari kugenderaho ubu ngubu, ku buryo n'abagira ibyo bibazo by'imvune bitari ngombwa kubirukansa no kubihutisha cyane, kuko aracyafite ekipe ye navuga. Urebye n'abasimbura baracyahari, navuga ko yubatse ikipe yaho uyu munsi atarira. Muri bano bakinnyi bose badahari, Kapiteni Martin Odegaard birazwi afite imikino hafi 9. Gabriel Jesus nabonaga ku munsi w'ejo bavuga ko mu kwezi kwa mbere bemeranya gutandukana akagenda muri Palmeiras. Ben White ntabwo aragaruka ku rwego. Ben White ntabwo aragaruka ku rwego, ameze nk'umuntu imvune yangije mu buryo buri mentale kurenza uko yamukozeho mu buryo bwa physique, kuko yari umukino nibuka Arteta yamushyizemo iyo match yose consigne zose ni match ya Olympiacos. Match wabonaga ko Mikel niwe mukinnyi wenyine ari kubwira cyane cyane ubona nkaho amusaba kugaruka ku kuba wa Ben White wa nyawe. Bavuga ko ubundi yatangiye season neza nka match ya Manchester United ibanza, Mikel Arteta yabonaga ko ari n'ubundi ari we nimero ye ya mbere cyane rwose, agira imvune kuri iyo match. Nyuma y'iyo mvune isubiyemo Ben White ngo bisa nka byamukoze nkuko wari bivuze nta mu mutwe rwose. Urabona ko n'umuntu bita Kapiteni Odegaard n'abakinnyi bari ubona ko zira mvune zahungabanyije bikomeye cyane urwego rwabo. Icyo Ben n'abakinnyi no mu kibuga usigaye n'afite kuntu bitinya kujya muri dueli, kandi koko nk'ibyo batinya yagiye muri dueli uyu musore Odegaard aho n'uyu mwana Samarivira itamukora mu ivi barangiye agiye. Ubona ko kugaruka ku rwego ari ibintu nyine iriya myanya bakina mu kibuga bisaba ko uhura n'abantu, bisaba ko ujya muri contact za gusaba gukoresha imbaraga z'umubiri. Ubona n'abakinnyi ba Arsenal cyane cyane Ben White na kapiteni we Odegaard, ubona ibyo bintu basigaye bitinya cyane, kandi ibyo bintu utangiye kubitinya nk'umukinnyi birangira urwego rwawe rugiye hasi. Gusa amahirwe kuri Arsenal nyine nuko wanakuye mu Hollande ameze neza kuri yana team. Ntafite suspension kuri match ya Fulham yiki inde yakoze iki yana team. Oya ahubwo ashobora kuriska kuzasiba Tottenham. Nabonye amakarita yuzuye kandi amakarita yari yatangiye kuba ingorane. Natekerezaga ko ashobora kuzasiba, yako ntabwo aruzuza aracyafite umwanya. ntabwo aruzuza Hinga pasigaje igihe kingana cyanze yakoze imyitozo muri full training. Yaho ni sawa ko nabonye nawe ashobora kwipangira back four yose aho yakinirwa ashobora kwipanga akajya gutanga umusada. Yego ashobora kuwutanga, ariko ni umukinnyi ntabwo ari ku rwego nyine ya ni nka bya n'ibyo abatumye aso bakoraga. Ni umukinnyi w'ibumoso, nta byo guhangayika Mikel Arteta afite. Ntacyo guhangayika afite, ntacyo. Sikore Fulham ntabwo ari bo kujya kureba na Fulham ni ikipe none singaba ba Merino singaba azabashyira esaho ba Merino nibu. Nabonye papa wa Mikel Merino arimo aramusaba ngo ati n'ubundi wagaragaje ubushobozi afite bwo gukina yataka ati mufashe umukure no mu mitekerezo yo kuba umumediateri.
ati ni umusore ufite muvoma nziza dushobora kuba umwataka. ese ni mu bataka Arsenal ukaba yitsindiye ibitego byinshi mu mikino mike ya Simeke Birino. iforume se avanye mu ikipe y'igihugu ya Espagne wagize ngo ziroroshye Ntizoroshye bitandatu. se utsindira abanya Espagne ubu ngubu Ni waragiye gushaka kuba karifiya we kuwa Peke. Shaka kuba karifiya wenyine kabisa. nabonye Cristiano Gada arimo agenda atwaye Denmark hari etane nwane Arsenal ifite abakinnyi Giyo Kresi natagishyiramo kwa 60 barabahinduranya agiye nabonye baravuga ati se ko umwe yatsinze mu Birigi undi yatsinze muri Brazil bumoso hazakinana Martinelli arimo araguruka yubuye amaso asigaye agenda areba imbere ahubwo Martinelli ngewe mbona ahubwo nawe kuri ataka ari hashoboye urumva Bukayo Saka singo waraguruka abitsindira muri center Martinelli no kuri Brazil arari gukina competition yaramukanze umukinnyi witwa Martinelli competition yaramukanze aho noneho umutoza afashe umwanzuro akabasigaye abanzamo Leandro Trossard ubu Martinelli yari ikanze asigaye yubura amaso akareba imbere baguze umwataka ni webutse gukina ku icyenda neza competition irafasha mu batoza nk'aba ngaba mu gihe nk'iki cy'abatoza competition irabafasha biba ari byiza nyine bose bameze neza ubona wese ashobora kugira ikintu yafasha equipe bifasha umutoza kugira kwirara mu bakinnyi biragabanuka hafite Muskera wakina kuri kabiri Muskera yatera isi ngo inkapiyaje yatangiye kubyiga imyitozo none se urambwira ko umutoza arariri nakurira nta kubita umuntu ku munota 15 bitatu be birimo yavuganye na George Korowenke urarangara gato furamo mwataka wabo yitwa nde Munozi na Raul Jimenez agitere Iwobi Mr Fulham Iwobi bararushye match ya Nigeria na Benin mukokoye Iwobi ajya ruhasi bave mu kibuga we n'umuvandimwe barimo bahumeka nabi Chukwueze reka da mu defenseur bakinana muri Fulham Base Cleven Base irabirya oya cyakoze Fulham idafite umuntu bita Iwobi ni hano yabeho se gute ntabwo byakunda niwe usigaye yitwara pe imikinire ya Fulham ngo wishingiye ku mugabo bita Iwobi naba ameze neza Arsenal gato naba nane nkuko Ben abivuga irarya bitanu ntabyo ko gatora ni bitatu byihe imwe muri izo ntabwo zimwe muri izo ariko numva ushaka kuzana ya tekinike wa mupfumu wambwiraga umuhungu cyangwa umukobwa ibyo nabyo no gushakira we vuga uti ni ibya Arsenal cyangwa ni ibya nderekwa prediction bankamuze prediction reka tugende kuri Real Madrid nayo muze prediction izi ni kuko yarayimanuye yamanuye Fulham muze prediction yarayimanuye kuri mu cya kabiri ntekereza ko amakuru mushaka mwaragarutse ku munsi w'ejo Robert Lewandowski ntabwo bazamwongera amasezerano muri FC Barcelona biravuga ko uyu mugabo bifuza gutandukana nawe muri sama Barcelona ikavuga iti rwose Lewandowski ukurikije imyaka ye ukurikije uko ubushobozi asigaye atanga dore ko ari no mu mvune bakavuga bati byibuze turifuza umushahara we ko twatandukana uyu mwaka utaha niba ajya muri Arabia Saudite twe tuzifuza ibyo tuzifuza icyifuzo cya Robert Lewandowski yaba ari gusesa amasezerano yaba ari kugendera free bakazamureka agenda Barcelona ikifuza ko byibuze muri sama yazashaka rutayizamu nubundi ko it was clear kubera ko banze kugura rutayizamu cyangwa se no kujya mu ntambara za rutayizamu cyangwa kuvuga ngo bashyire ku isoko Robert Lewandowski nka kuriya bajya bagenza bati umukinnyi ushobora kubasohoka akabereka tukabona undi mukinnyi bashaka zasoza amasezerano ye bamara gusoza amasezerano ye hari zo projet kuvuga ngo bari basisco mu nyuma yo kubona ko ibyaharandi bisa nk'ibiguye yamaze kongera amasezerano agoye cyane amakipe ashaza amwifuza mu minsi iri imbere ibya Alexander Isaac bimaze kusa nkaho bifashe uruhundi ruhande agiye kwa Liverpool basigaye batekereza ko byashoboka ko Cesco we bazakorana nawe ajya kwa Manchester ariko batekereza ko nundi bazongera bakareba undi rutayizamu mwiza waba uri ku isoko akabiri batwara ariko Robert Lewandowski kurangiza amasezerano ye byari azagenda kandi birumvikana ku mpande zombi kuri Barcelona imyaka ya Lewandowski ahigeze imaze kuba myinshi sinekeza ko ikipe nka ziriya ku rwego rwazo kuzatakirije 34 35 burya si kenshi bikunda kubaho ushaka kundi mu yindi myanya nko mwizamu nko mu kibuga hagati nabwo uri mu bencheri ariko kuri nka rutayizamu wanabintambamye kuba haboneka undi kuko sameze nka kuri ya Real Madrid yarinjijemo uyu musore w'umunya Espagne uyu Joseru ngafate bikeya wenda ahembwe bikeya ni uhembwa menshi kwa Barcelona niwe mukinnyi uhenze kwa Barcelona rero
byari kiriya kuva ku ntangiriro yuko nasoza amasezerano y'Igo Barca banateganya kuzaba baratashye Camp Nou ubundi bakamurikira undi rutahizamu mushyashya Lewandowski agatandukana kuko imyaka afite uyu munsi imyaka 37 ntabwo bazajya 40 cyatakira Barca bitazaba ari kuva 38 38 ntabwo wagira imyaka cyatakira Barcelona amakipe akomeye yose niko abameze ubona ko Lewandowski basa nk'abatindanye nawe kandi nawe yarabafashije mu myaka yabaye no umukinnyi nawe kuzajya ibyo yibukirwaho ariko ubona ko uyu mwaka wo kurangiza urebye Ferran Torres ungu ni umutitireri ku kipe Barcelona niyo yaba ari muzima uyu nguyu ibyo rero ni message ku buryo butazigwe yuko no ariko no muri gahunda bari gutegura ejo bundi Deco yabaye nk'ubikomozaho avuga ko mu bakinnyi b'ingenzi bakeneye umukinnyi w'ibumoso muri defense bagakenera umukinnyi wo muri mu mutima wa defense ukina ibumoso bagakenera kandi na rutahizamu cyane cyane ko ubu ngubu ku myaka 38 azaba afite kuva muri saison y'umwaka utaha natekereza ko imbaraga zo gukomeza guheka FC Barcelona cyane cyane kujya mu ntego zo kuba yatwara Champions League uho ni naho bigoraniye niho bigoraniye ikindi nanavuga kizaba kinakomeye biramutse ye nkurikije ibimenyetso ndi kubona na FC Barcelona ndi kuyibonana ibimenyetso byaho igikombe cya champion no mwaka gishobora kuyigora mwana natekereza ko Marcus Rashford nawe yakina yariko by'umwihariko twabonye ko Ferran Torres nibyo nawe no umukinnyi uramuka no umukinnyi udahozaho ariko mu hari ibyo ajya atanga nk'ibisubizo biruta kuba wategereza nako watekereza abakinnyi bandi rero kuba yagarutse ni ikintu cyiza barakina match ebyiri zitaremereye mbere yuko binjira muri El Clasico mutoza araba yamaze kumutegura neza kandi nawe match nk'izi nini ajya atungurana yaba aje asimbuye yaba yabanjemo hari igihe kenshi naza zigaragaramo neza ubwo reka turebe igisigaye n'icyo azaha umutoza mu kibuga ariko yaba inkuru nziza cyane kuba kunzi wa Barcelona turavuga baba Lamine Yamal wagarutse tukavuga baba Rafinha wenda dushobora kubona kuri El Clasico rero burya Ferran Torres iyo ari kumwe n'aba bakinnyi banini na waba munini nabonga abari preza kenshi abari preza we murinde kuvuga ngo hari aho ugiye kumusaba ibyo adafite babimusigiye twarabibonye ubu ugiye kumusaba ibyo adafite uvuga ngo ari kumwe na Rashford ngo na Lamine Yamal ubwa we wimukuremo burara Lamine ahari yanamutwara afite ukuntu bamaze kugena nabo bumvana ariko uravuga ngo Lamine Yamal naho hari ngo na Rafinha naho hari ngo urande rumwe ngo wateretse Rashford urundo wateretse nk'uyu mwana Runibad cyangwa se wahengetseyo nta mugongo icyo gihe Ferran Torres nawe uramubura Torres mwiza mu by'ukuri mu gihe bafite Ronaldo cyangwa se batamufite kuko muri saison imikino 8 abanjemo imikino 7 ibitego 4 assist imwe minota 536 adera byanze bukuze nawe no umusore wafasha kuri uyu mukino wa Girona Ferran Torres aricyo yaganiriye n'umutoza imyitozo yayikoze ariko hari n'igice kinini yakoreye muri gym arimo yongera imbaraga zo mubiri muri gym zo gukomeza kuri Ter Stegen nawe yakoreye muri gym kugira ngo duto twita cyane mu kiganiro yagiranye n'umutoza amubwiye ngo nako yabwiye umutoza ati ndacyumva ntaramera neza 100%. Sindamera neza yambwiye ngo he still feeling some discomfort aracyacyumva maribwa mu ntagaramera neza cyane umwanzuro wa nyuma bazawufata ku munsi w'ejo ariko kugaragara mu myitozo no kugaragara muri gym uyu munsi biratanga icyizere ko nibura we match ya Girona itseida kuri bench cyangwa kubanzamo ariko kuri El Clasico ariko kuri Classic araryoshye araramize neza cyane nta kibazo afite undi muntu sinzi no wari umukomozo Fermin Lopez ndamubona mu mafoto anga rwose nawe yaramaze iminsi ari hanze kugarura Fermin Lopez ni inkuru nziza babukibura Dani Olmo wavunitse ibyumweru bitatu kwitugarura Fermin Lopez muri match 5 ndamubona amaze gutsinda ibitego 2 iyi sezo 2 arimo enye muri La Liga ibitego 2 match imwe muri Champions League nta gitego ariko match 5 ibitego 2 nawe nundi mu game change ujye bafasha gutsinda imikino yego kuri Captain Ter Stegen Marc-André Ter Stegen kuri Ter Stegen we umuntu wagize ikibazo cy'imvune y'umugongo buriya Mbappe akanabagwa akajya hanze hafi amezi 4 we yo atangiye session ya gym aba ari intangiriro zo kugaruka c'est progress ni intangiriro zo kugaruka ariko kuhita umubara vuba hangaha oya
ariko aba ari intangiriro ntekereza ko agifite nk'ukwezi niba ko mbitekereza nanjye yatangiye kujya muri gym akumva ko yaterura icyuma umugongo ntuhite wicara umubwire ko ariko nyine ntahite yumva ababara ntaribwe mu mugongo akagakora akajya ku igare akagira kumva umugongo nyine uragira ni intangiriro zo kugaruka ariko kuri we haracyari igihe wo guteganya gusa yatangiye gym kugira ngo nawe rebe ko komisiyo imbere yagaruka neza makuru akanavuga ko mu kwa mbere nibwo ashobora kugira mu kwa mbere aracyafite ubwo amezi abiri hanze umva afite igihe cya gym tene cyagiye azaza akora imyitozo kuri baro gake gake kuri baro umenyereza umugongo ugakorana imyitozo n'abandi gake gake wumva ko umugongo ugenda umva ni gake gake ubwo Barca ifite umuzamu umwe wizewe ndavuga Wojciech Szczesny naza ataritumiwe azarifata naza yatumiye agatabi nyine murabyumva ko gahunda zaba zimeze gusa ari gukorana n'abazamu bakiri bato harimo Kochen ndetse na Eder Aller abasore nk'aba Geoffrey ba Tony Fernandez ndavuga abakinnyi basanzwe n'aba Duro bose mu by'ukuri bakoze imyitozo kuri uwa kane ndayibona kuri website ya Barca rwose amafoto meza yaba Jules Koundé ba Barde ba Ron Bardigi ba Fermin Lopez ndabona cyane ba Ronald Araujo ba Christensen ba Lamine Yamal bakina amafoto ya Barca rwose muri byo kuri web yabo muraza kubona abandi amafoto bashyizeho barimo ba Gavi bo ntimo bateganya Gavise kumutegereza si mu kwa mbere Gavi barimo ba Gavi rwose Gavi muri iyo hasi ni 2026 naho ngaho mu by'ukuri ntabwo twayirenze ngo ni inkuru turi butina ariko gato ntabwo twayirenze gwatira nabonye muri misara kuzamuka makuru Robert Lewando cyane sinzi impamvu muvana mufite akabazo k'imvuna ariko Barca ngiratekereza ko ubwo azaba soje amasezerano muri sama bashobora gutandukana n'uyu muvandimwe nabonye bavuga ko ashobora kwerekeza muri Atletico Madrid ariko na Barca ngo yasimbukira muri Juventus igafata yo Dusan Vlahovic umuvandimwe wasigaje umwaka ku masezerano yiwe Robert Lewandowski ibyiyumviro biramubwira we ko ibyiyumviro afite akurikije uko club irimo imwitaho muri iki gihe yatangiye kujya ibyiyumviro ko batazamwongera amasezerano burya yubona turi mu kwezi kwa 10 umukinnyi amasezerano azarangira mu kwezi kwa 6 nta kintu barakubwira ukabona nta kintu barakubwira deko ntarakwegera raporta ntarakubwira nta muntu runaka urakubwira uti se amasezerano bimeze bite nawe ubwawe nk'umuntu mukuru utangira kwibwira ko aho hantu ushaka kuba utafite ahazaza ageje imyaka 37 arabizi yuko imvune zatangiye kuba nyinshi nawe ni umuntu wumvaga nibura iki gikombe cy'isi ya 2026 abaye rushoboye gukarifiya Polonye kuko yabonaga bafite ubwo bushobozi bwo kuba Polonye yakikarifiya akumva byaba byiza akiri muri club nini burya abakinnyi barabikunda kuba yumva yafashe igihugu cye kugikarifiya yaba gikarifiye akumva yaba avuye ahantu heza kurushaho urumva icyo kintu nepo akaba ari umukinnyi utavuga ngo ari kuva mu gakipe gato muri ama equipe yashakisha yafasha club ari ukavuye ahandi hantu hamusabaga gukora ibintu binini nyine nko muri equipe nka FC Barcelona so kubona ko batarimo bamuganiriza amasezerano ye azarangira ari kwibwira yuko bataza mwongera amasezerano kubataka benshi Barcelona igenda ishakisha cyangwa se irebaho avuga Alvarez nawe bavuga ko ari Alvarez Julian muri Atletico nawe bahereza amahirwe menshi ariko we hakazamo ikibazo cy'uko bazaca amafaranga menshi amafaranga umusore ugifite amasezerano muri Atletico ariko umuntu witwa Dusan Vlahovic amasezerano ye nawe ararangira muri sama mu 2026 mu kwezi kwa 6 naho amasezerano azaba arangiye muri equipe ya Juventus kandi ngo uyu Dusan Vlahovic ntago arimo yorohereza Juventus kongera amasezerano